Basohoje abanyarwanda banyarwandakazi bazarendo kazi bakunze bamenye impamvu TV turi ku itariki ya 17 Gashyantare mwaka wa 2026 tubasuhuza rero kuri uyu munsi udasanzwe ku itariki 17 wa kabiri, umunsi w'amaraso, umunsi utukura, umunsi wahogoje warijije abanyarwanda batari bake, abemera, abatemera, urubyiruko, abakuze, abakecuru n'abasaza. Umunsi waduteye igihunga twese, umunsi uyu mugabo, uyu musore mubona iruhande rwanjye yamburwaga ubuzima, yicwaga. Uyu nta wundi ni Kizito Mihigo. Muri aka kanya rero ndaje ngo twongere tumuganire, tumwibuke, tumuzirikane. Ni mu nsanganyamatsiko rero nise nti insanganyamatsiko nise ni hashize imyaka 6 Kizito Mihigo yishwe, ese abamwishe bageze ku cyo bifuzaga? Ibyo tugiye kureba. Mbere uko rero mbitangira, ni ikiganiro nashatse kugira ngo tuganire tubabaye ariko turafite imbaraga, dufite umujinya ariko wa mujinya mwiza. Turaza gusoza n'indirimbo y'umujinya mwiza. Ndabasuzanya rero yandamukanyo ya Kizarendo ngira nti imugire Imana ishobora byose, Imana Kizito yemeraga akaba ari kumwe nayo, Mutagatifu Kizito Mihigo. Imugire Imana ishobora byose, imugire Imana nyir'ubuzima, yamuhaye ubuzima irabwisubiza. Imugire Imana, mugire ubutaka. Kizito Mihigo mu byo yazize, yaziraga ko ashaka guha uburenganzira cyangwa ko abantu bose bagira uburenganzira ku butaka bwabo, ku bintu batunze no ku mitekerereze yabo n'imyemerere ndetse. Nimugire gakondo yariharaniye arayizira. Nimugire igihugu, yaharaniye igihugu kiryoshye abanyarwanda bose bagomba kuba bamwe, yarabizize. Nimugire igihugu gifite repubulika na demokarasi, ibyo byose yarabizize. Ndagira ngo rero nsuhuze abazarendo bose, murabizi mpereye kuri uyu muzarendo turi kumwe. Uyu ni umuzarendo nubwo atakiriho, numwe mu bazarendo bamennye amaraso kubera kwanga kuryamira ukuri, kubera kwanga iturufu y'amoko, kubera kumenya intambara u Rwanda rwashowemo n'abanyarwanda, wakayirenga ntashake kuyigira igikoresho, akabwira abanyarwanda ati intambara mwarwanye si yanyu, nimwunga ubumwe. Ababatanya barababeshya. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira. Kizito Mihigo tumwibuke. Nanze kwibanzara amafoto menshi, turaganira mu mureba nawe aduteze amatwi, ahari ijabiro aratwumva, kandi amaraso ye yabaye imbarutso yo kuvuga yuko indimi nyinshi zari zigobwe zashoboye kuvuga. Umukuru muri kiliziya witwa Terituriyani yavuze ijambo rikomeye mu Kilatini ati sanguis martirorum semen Christianorum,
ati amaraso y'abahowe Imana ni imbuto y'ubukristo cyangwa y'abakristo. Kizito Mihigo yahowe Imana, yemeraga, yahowe ibitekerezo byiza yari afite, yahowe imigambi myiza yo kunga abantu n'amahoro. Icyo yarakizize. Ese ababimuhoye icyo bamuzizaga bungutse iki? Ubahagaze bati? Tugiye kubireba. Reka mbere uko tubitangira tubanze twibuke uyu muziranenge. Bwana Kizito Mihigo muramuzi, ni mwene Buguzi Augustin na Iribagiza Placidia, umubyeyi w'umumama aracyariho, turamusuhuje kandi turamwihanganishije. Kizito Mihigo yavukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi 1981. Iyaba ariho yari kuzuza imyaka 45 mu kwa karindwi. Kizito Mihigo avuka mu bwoko bw'Abatutsi, ariko yari yaramenye neza kera agaciro k'ubwoko, ko ubwoko ari agace uvukamo, ari abantu uvukamo, ariko bikatagutandukanya n'abandi mubana, ahubwo bikakugira icyo uri cyo mu bandi. Yamenye intambara twashowemo arayirenga, yamenye akababaro n'umusaraba abanyarwanda bagize arabirenga, arabwira ati ibi byose byabayeho si mwebwe, ntabwo ari mwe mwabyiteye, nuko mwabyitereyemo. Nimugarure ubumuntu muze muganire, hanyuma mwungu ubumwe. Kubera rero ko abishi be ari ba bandi nyine batumwe n'amahanga n'amatsi bihugu b'abavantara, ntabwo bemeye ko ubwo butumwa butambuka, baramuhitanye, ariko baribeshya. Kizito Mihigo rero abishi be tugiye kuba babwira. Ibitekerezo bye bikubiye mu gitabo muzi yanditse. Igitabo ndongera nkigarukeho kugira ngo uzagishaka azajye gisoma. Igitabo cya Kizito Mihigo mu bintu yasize akoze, yasize igitabo, kandi niyo bita chef d'œuvre, no kuvuga ngo urwibutso rutazima, rutazimira. Igitabo kiwe yise Rwanda embrasser la réconciliation, Rwanda embrasser la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Ukwemera guhobera ubwiyunge kugira ngo tube mu mahoro, nitwanapfa dupfe dutuje, dupfe dufite umunezero. Ngiki cyo yabayeho mu mahoro, apfa yicwa nabi, ariko apfa mu munezero, kuko yapfuye yemera ibyo yemeraga. Yapfuye afite ukwemera gukomeye. Kizito Mihigo igitabo cye yanditse Rwanda embrasser la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Kizito Mihigo cyanditse, cyasohotse nyuma y'urupfu rwe, ni post mortem, evre post mortem, cyangwa se ni igitabo cyasohotse nyuma y'urupfu rwe. Kikaba rero yaranasize fondation KMP, Kizito Mihigo pour la paix, yagituye abanyapolitike n'imfungo za politike ziri mu Rwanda. Icyo gitabo rero ntabwo nakwirirwa nkijyamo, muzagisoma. Abataragisoma gishobora kuba cyaranahinduwe mu ndimi zitandukanye, gifite amapaje 210. Ushobora kugisoma mu gihe bashyiraho n'uko yabagaho mu buzima bwe bwa buri munsi, amageragere kuva 2017 yabaga hate, bakerekana gahunda ye, isengesho rya buri gihe. Muri prison yari yashyizeho oreri ye,
isengesho rihoraho, kumva amakuru kuri radiyo, gufata agafunguro babahaga, inama akunda gukoresha inama ku bapirizoni, agakora siporo, agakora dushe. Nyuma ya saa sita akajya muri dejone agafata ifunguro, akumva amakuru kuri RFI, hanyuma akajya gushengerera, ubundi agakora akagendo muri gereza. Ku mugoroba yakinaga amakarita, ku mugoroba nanone akumva RFI, akumva amakuru mu Kinyarwanda kuri BBC, akajya ku meza agasenga. Aho ni kuwa mbere, agasenga, agakora n'ibindi byinshi bitandukanye. Donc yari afite gahunda, yari umuntu wamaze kubaka gahunda mu buzima bwe. Ibi nibyo nagira ngo wenda muzamenye. Kizito Mihigo yazize iki? Yishwe nande? Icyo yazize cyo ntabwo nakigarukaho, nuko yazize yuko yari ari gutobera abishe, yari gutobera ibisambo, yari gutobera abigaruriye igihugu cy'u Rwanda, yibwira ko ari mu gihugu, ari mu bene gihugu, mu gihugu kiyobowe na bene cyo. Ibyo yaribeshye. Hanyuma bamwereka ko igihugu arimo atari icye, cyamaze kwigarurwa n'abandi bantu bica igihumeka cyose. Abantu bishe uyu muntu nyabuneka afite indirimbo zirenga 400 kandi yaragihimba. Yari umuhanzi udasanzwe, nta n'umuhanzi wundi ushobora kuzapfa kubona umeze nka we. Yanditse ibitabo, yahimbye indirimbo zirenga 400 mu ndimi zitandukanye. Yari umuhanga mu bintu byo gucuranga piano, gucuranga agatareba, ari umuhanzi ahimba indirimbo. Ariko ibishwamwinyo abicanyi bati, hari umuntu wamwituye ati bose ntugatukane, gutuka umwanzi burya ngo bumuha umugisha. Ntabwo rwose nzabikomeza cyane, ariko ntihajya hazamo akajinya nzajya mbabwira ati uretse gutukana ibintu by'ibikozasoni nibyo ntazongera, niba nta nibyo nkora. Ariko kubwira umuntu icyesi, kumubwiza inani na rimwe nzabivuga. Uyu musore wapfuye afite imyaka 39, hafi n'9, abamwishe ubuso wabatuka yababeshye. Ese kubatuka aribyo bihagije? Oya, kubatuka ntabwo ari ukugira umujinya mwiza, ahubwo umujinya mwiza nuwo ukora ku buryo nubwo atakiriho agomba kubona ubutabera. Hari ubutabera bwagerageje, bwatanzwe, ariko ntacyo bwakoze kubisha ibi. Ubutabera bugomba gushoboka. Kizito Mihigo rero ni bande bavugwamo urupfu? Ni benshi cyane, ariko tugiye kuvugamo bake. Kizito Mihigo, abantu ba mbere bavugwa mu rupfu rwe ni umuryango wa Paul Kagame bwite. Uva General Paul Kagame we ubwe na Madame Jeannette Kagame we ubwe. Rwose ibyo nta gushidikanya babifitemo uruhare, nibo batanze itegeko ryo kumuhitana. Kizito Mihigo abamwishe harimo uwahoze ari Inspector General wa polisi cyangwa umukuru wa polisi Dani Munyuza, azwi nko utwamunyuza, utuzi twamunyuza. Hari uwahoze ari umukuru wa polisi Emmanuel Gasana, usanga uzwi ku izina rya Rurayi. Hari SSP Atanazi Bwanintwari cyangwa Senior Superintendent of Police, umupolisi. Hari Madame Ines Mpambara. Abagize uruhare mu rupfu rwe bamwishe direct cyangwa bagize uruhare kumwica vuba cyangwa kure, kuko yatangiye kwicwa muri 2014, yatangiye gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Bamwe bari muri 2014, abandi bari muri 2020. Hari kandi SP cyangwa se ACP, Assistant Commission of Police cyangwa Commission of Police
Theos Badege harimo bwana Protemitari Kabanda yaranapfuye, hari bwana Bernard Makuza afitemo akaboko, hari Colonel Jano Kibezi Ruhunga, uyu nguyu yayoboraga ribu none bamukuyeho. Hari madamu Marie Michel Umuhoza nawe yari umuvugizi wa ribu, ubu ngubu ari he yarangaye. Hari bwana Michel Banza Habagabo, hari Commission of Police Kabera Jean Bosco yari umuvugizi wa polisi. Commission of Police Ruzigamanzi Egide ubu ngubu ayoboye criminal investigation muri polisi, ibintu bijyanye n'amaperereza muri polisi. Uyu uri umwicanyi karabutaka, ni nawe ubu ngubu ubazwa aho ba Jean de Dieu ihora habona na Fred na Segikubo Fred. Hari SSP ya Senior Superintendent of Police Kabare Jean Claude, hari Superintendent Mvano Javan, hari Dr Etienne Ntezimana, hari Dr Innocent Nkurunziza na Dr Valence Higiro. Aba ni bamwe mu bavugwa ariko si bo bonyine. Ariko uyu muziranenge abantu benshi bamwitendetseho kubera ko yari ateye ubwoba abagizi ba nabi bashaka ineza. Muri bamwe rero hari agafoto dukunda kubona gukoresha kerekana bamwe mu bishibe, bamwe mvuze barimo muri aka gafoto, ariko hari abo mvuze batari muri aka gafoto. Reka wenda nako nkabereke, reka nkabereke ku gafoto bakunda kukwerekana baberekana abishi ba Kizito. Dore ngabo harimo bayibingira abasa bose, Dani Munyuza nguyu, hari Colonel Nyirimanzi, hari General Kabarebe, bavugamo Mucyo Jean de Dieu nawe uretse ko nyuma nawe yaje gupfa. Hari cyaro Dusigize Mungu nacyo gucishoko kibirimo, Kagame we ntiyaburamo birumvikana. Rusigamanzi twamuvuze, usanga Rugari Intwari, Badege, Jacques Nziza, Gasana na Karenzi, abose bavugwa mu rupfu. Bayingira abose n'abandi navuze bavuga mu biteretse kuri inuma y'amahoro, bashirwa bayihita. Kizito Mihigo mubo aregwa mwumvise arimo abadogiteri kubera iki bakoze autopsy, bakora raporo ya autopsy itariyo, itandukanye n'ibyo ibyabaye. Reka niyo raporo ya autopsy twashoboye kuyibona, reka tuyibereke. Ndayibereka kuko iperereza twagiye dukora, twakoze amaperereza atandukanye, ariko harimo na autopsy ivuga ibijyanye n'uko basuzumye umurambo. Muraza kumvamo ibintu bitangaje, uko basuzumye inyama zo mu nda zose, tukaba dufite impungenge yo ko bazikuyemo bakazitwara bagashyingura igiporopo baramutwaye inyama zo mu nda kubera ko basanzwe bazicuruza. Reba forensic, donc Republic of Rwanda Forensic Laboratory, email niyi, website niyi, agasanduku k'iposita naha, autopsy number n'umubare bakoze autopsy y'117 muri 2020. Uvuga ngo wari umurambo w'117 bakoreye isuzuma. Medical legal autopsy report, autopsy rapport medical legal d'autopsy, donc raporo ijyanye n'ibyavuye mu isuzuma ry'umurambo. Ngo umwaka wa 2020, the year 2020, 17th day of February, I, Dr. Valence Higiro, practicing medical legal expertise at Rwanda Forensic Laboratory, have received in conformity with law number 027/2019 of 19
September 2019 relating to the criminal procedure have been requested by Rwanda Investigation Bureau, RIB, to perform an autopsy of Mr. Kizito Mihigo, 39 years old, and as mission. Ngo mu mwaka w'2020 umunsi wa 17 ukwezi kwa kabiri, ngewe Dr. Valence Higiro, umuganga mu by'ibijyanye n'iby'amategeko, ugutegura ibintu bijyanye n'ibyakoreshwa mu rwego rw'amategeko mu kigo cy'igihugu gishinzwe isuzuma forensic n'icukumbura ry'ibimenyetso, nshingiye ku biteganywa n'itegeko nimero 27/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 2019 rijyanye n'imanza n'imiburanishirize y'imanza zishinjabyaha. Nasabwe na RIB, murayizi ntabwo nyigo nyisubiramo, gukora isuzuma ry'umurambo wa Kizito Mihigo ufite imyaka 39, ufite ubutumwa bukurikira: to find the cause of death, gushaka impamvu y'urupfu; to give other facts, events, evidence that could help investigation, gutanga bimwe mu bikorwa cyangwa ibimenyetso bishobora gufasha mu iperereza; to take and preserve DNA sample, gufata no kurinda kubika sample za DNA cyangwa ADN. Bagiye kutubwira amateka y'uko basanze umurambo. After the information given, nyuma y'amakuru twahawe, on 17 February 2020, Mr. Kizito Mihigo, who was in police custody in Remera police station, was found dead. Ngo bwana Kizito Mihigo, dukurikije amakuru twahawe ku itariki 17 z'ukwa kabiri, Kizito Mihigo, bwana Kizito Mihigo wari uri muri kasho ya polisi Remera, ya station ya Remera, yasanzwe yapfuye. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, examination of the cadaver done on 17 February 2020 at Rwanda Forensic Laboratory revealed findings as follow. Ati rero ikizamini cyakorewe umurambo cyakozwe kuri tariki ya 17 z'ukwa kabiri muri Rwanda Forensic Laboratory, cyo bita RFL, yahishuye ibi bikurikira: external examination, gusuzuma umubiri hanze, hanze utinjiye mu mubiri; fresh male cadaver, donc umubiri w'umugabo utari wasaza; estimated body, ufite ibiro 80, upima uburebure bwa metero 1 na santimetero 78. Ibyubatse umubiri medium, nuvuga ngo ni umubiri uringaniye, wambaye jeans y'ubururu y'ipantaro n'aga t-shirt k'umweru uriho utuntu tw'umukara, nta bintu bijyanye n'imitako yindi iriho. Imisatsi yari migufi kandi ari umukara. Ibijyanye n'amaguru n'amaboko nta kibazo byari biriho. Ibintu bijyanye ni post-mortem changes, ibyahindutse nyuma y'urupfu. Umubiri we wagaragaraga ukiri mu muzima, ukiri mushya, ariko ugaragaza utuntu two gutangira kumirana, with generalized rigor mortis, cadaveric rigidity, donc, and strong on the jaw, elbows and the knees. The liver mortis, cadaveric lividity, pale in color, was situated at the low back, legs and on the hands with cyanosis and the fingernails. The lividity showed bleaching on pressure. Rectal temperature was 918.
degrees Celsius at the time of arrival, and the estimated time of death was between 5 and 7 hours. Mwamwakiriye ryari? Aha ngaha reka mbisobanure. Nyuma y'urupfu rwe twasanze ibi bikurikira. Muri make umubiri waratangiye kwikanya, ariko ukisa n'ukiri muzima, usa naho utangiye guhinduka, ariko amaboko yatangiye kwikunja. Deriva mortis cadaveric lividity, uko wagaragaraga wasaga n'uwatangiye guhinduka pale, kandi nawe utangiye kuba nk'ubururu ho gatoya. Oscillated lower back, hari ibyo nasobanukiwe neza, ntahita isobanura, ariko muri make bari kugaragaza uko umubiri wasaga n'uko byagaragaraga. Noneho bakerekana ko yari yatangiye kugira ibintu byo guhinduka. Noneho afite ubushyuhe bwa dogere 18, ubundi muzi ko umuntu muzima agira dogere 36. Ariko yatangiye kugira dogere 18, bivuga ko ngo urupfu rwe rwabaye hagati y'amasaha 5 n'arindwi, ariko ntabwo tuzi hari ryari bamusuzuma, kuko ntabyo bagaragaje. Bamusuzumye ku isaha ya ryari, ubundi bagomba no gushyiraho isaha. None ni ryari bamusuzumye? Reka turebe ko hari aho bigaragara. Nta hantu tubona bavuga bamusuzumye isaha. Umutwe bagaragaza ko the scalp was intact and the skull cap was compact. Donc nta kibazo na kimwe ku mutwe, ariko mwibuke ko mu kintu gifunze cyuma hasa ari uko yabonye igikomere ku maso ya Kizito Mihigo, ku gahanga. None babo bavuze ngo nta kibazo rwose, ngo umutwe wari muzima. Face ni uvuga ngo mu maso yaho agaragara. Facial skin color was pale, yatangiye guhinduka nyine, rumvikana. Eyes open, amaso afunguye, with petechial hemorrhages, ariko harimo ngo n'amaraso nyine, on both sclera and conjunctiva bilaterally. Nuvuga ngo amaso ngo yari ahari, ariko agaragaza amaraso, ariko abantu bavuga ko amaso ahubwo nta yari arimo, ariko urumva ko hano bari guhimba. The nose was intact, izuru nta kibazo, amatwi nayo nta kibazo byari birimo. There was presence of mushroom form from through the mouth, ariko ngo hari hatangiye kuzamo mushroom, ubundi ni ibihumyo, ariko nuvuga ngo ni urufu rwari rwatangiye kuza mu munwa. The tongue was between teeth and showed cyanosis, ururimi rwari ruri mu menyo. Neck, noneho izosi. The neck was flaccid, and around it was white piece of cloth tightened around it at the upper extremity from the level of cruciate cartilage to the level of the jaw. Aha, bumva ngo ku izosi ngo bahasanze umwenda, igice cy'umwenda w'umweru cyari kizengurutse izosi, making a V, ngo cyari gikoze akantu ka V, and oriented from right side to the left side, ngo kikagenda kiva ibumoso kijya iburyo. Uburyo ngo babonye ngo icyo gice cy'umwenda, mumva ko bashaka kuganisha ko yari yiyahuye, with ligature not behind the left eye. N'ikindi kigaragaza ko ngo cyo cyamufate ku gutwi kw'ibumoso cyasaga n'icyahakubye. Aha, murumva ukuntu batangiye guhimba, bakavuga ngo there was V-shaped strangulation mark measures 2 to 3 centimeters around the neck, with a knock highly situated behind the left ear.
ngo hari ikintu kigaragaza cy'igikomere ngo gifite gupima hagati ya metero 2 cyangwa 3, donc ibintu by'ibibyimba biri ku gutwi kwe hagati ya santimetero 2 cyangwa 3 bikikije ugutwi kw'ibumoso, ngo niho nyine ubwo bashaka kwerekana ko nyine ngo yari yimanitse. Baraza kubikubwira. Chest, ibijyanye n'igituza. The thorax was stable and no injuries were found. Nta kijyanye n'igikomere ku gituza. Abdomen, ku bijyanye noneho n'inda. The abdomen showed no distension. No injuries were found. Nta kibazo, nta bikomere, nta. Upper lips, noneho tugiye kumanuka rero hano mu mayunguyungu. Should arms, elbows, forearms, wrists, hands, fingers, presence of cyanosis, blue discoloration of skin due to lack of oxygen on the finger extremities and the nails. Ngo yatangiye kubona ngo hatangiye kuba uruhu rwatangiye guhinduka mu bururu kubera kubura oxygen, haba ku ntoki n'iki byose. Lower limbs, boots, feet, knees, legs, ankles, feet, toes. Presence of cadaveric lividity at the buttocks and feet. No injuries were found. Ariko ngo ko nyine ari nk'umuntu meze nk'iby'umuntu wapfuye, ngo ariko ngo nta bikomere na bimwe. Urumva ko nta bikomere. Internal examination. Head, no particularities. Umutwe nta kidasanzwe. Neck, subcutaneous ecchymosis on area underneath and adjacent to the area where the ligature strangulation mark was. Hano ngo ibintu bijyanye n'ibintu byo bimeze nk'ibikomere, kubyimba, kugira gute ahantu hari habaye hahangirika kubera icyo kintu bahasanze. There was fracture of the cricoid cartilage and fracture of the right horn of the hyoid bone. Murambara kubisoma ni technical terms z'ibintu ariko nagira ngo mubyumve. Donc urumva ko mwizosi niho babonye ibintu byinshi bijyanye n'uko bigaragaza nkaho yiyawe. Chest, igituza nta kibazo, ariko bakavuga ngo both lungs showed pleural pulmonary petechia, congestion and hyperinflated small airways. Ku bijyanye ngo mu mimbere babonaga nyine bigaragara ko umwuka wabuze uko usohoka. The left lung, ubwo nuvuga ngo bari kwerekana ibihaha. Igihaha kimwe cyapimaga 400, while the right cyapimaga 115. Kuvuga ngo ntabwo byari biri equilibre. The heat ventricle contained clots of blood. Bijyanye n'ibindi byari birimo amaraso. At weight 360 grams. No hypertrophy, no dilatation. Pleural and pericardial fluids were normal in quantity and consistency. Ngo bijyanye n'amaraso amaraso basanze bisa n'ibihi ntagize asanzwe. Abdomen, munda. The stomach contained digested food debris measures 200 mg. Ati igifu cyagaragazaga ibiryo byamaze kugogorwa ariko bifite magarama 200. Naho impyiko nako umwijima nta kibazo wari ufite, wapimaga magarama 450. Spleen was intact, indurwe, intuze donc byose ngo inyama zo munda, za nyama zo munda muzi nta kibazo. Genital urinary system, ibijyanye n'igice kijyanye
n'imyanya y'ibanga no kwihagarika, both impyiko nta kibazo zari zifite. iy'ibumoso yapimaga amagarama 150, iy'iburyo ipima amagarama 100. Agahago kari nta nkari zari. prostate nta kibazo yari ifite. Amabya yarahari, nta kibazo yari afite ku bijyanye n'igihe yari amagezemo. Igitsina cye nacyo cyari nta kibazo cyari gifite, byose barabivuga. noneho ahangaha natekereze ibintu bagiye kubipima kugira ngo babigumizemo, kubera ko harashize igihe gito apfuye, buriya barabitwaye. noneho rero twumve komantere bashyizeho. Basing on the autopsy findings on the body of Mr. Kizito Mihigo, our discoveries were as follows. Tumaze gusuzuma rero umubiri wa Bwana Kizito Mihigo, twashoboye gutahura ibi bikurikira. The deceased cadaver was fresh. Umubiri wari ukiri bwose muzima, utari wabora, bearing a strangulation mark on the neck. Cyekana ko hari ahantu yari hakubwe bijyanye no mu izosi. V-shaped white right with right to left orientation and posterior note behind the left ear. Ikintu kijyanye n'ikintu ngo yari yimanitsemo gifite ishusho yava, cyagaragaraga cyegereye hafi n'ugutwi kw'ibumoso. External and internal examination indicated the signs of strangulation, asphyxia and hypoxia. Ibimenyetso by'inyuma byerekanaga ko ari ibintu bijyanye no kwiniga, byatumye abura umwuka, noneho ntiyashobora guhumeka. Internal organs were intact and they showed no signs of medical trauma. Timi imbere rwose nta kintu cyari gihari. noneho umwanzuro: cause of death asphyxia hypoxia. Ati icyateye urupfu ni ukubura umwuka. Mechanism of death most likely self hanging. Ati biragaragara ko rwose yari imanitse. tuhenge izi ntukumanika umuzi zahenga zirazikora zishyiramo umwenda bamanikamo imyenda, nitwo bita hengo. Hanging rero yari imanitse. Manner of death qualified as unnatural. Biragaragara ko atari urupfu rusanzwe, ntabwo ari urupfu rusanzwe. Turabyemera ngo ntabwo yazize urupfu rusanzwe, nubwo ubeshye ko yimanitse sibyo. noneho Valens irati Valens Higiro, do hereby swear to perform my duties as faithfully and professionally as possible and in a good faith. Should I fail to do so, may I face the rigorous of the law. Niko bimeze. Aho wabikoze nabi uzahura n'itegeko. Tiva subira rigueur de la loi. Nkuko itegeko rivuga. Ati ngewe Higiro ndahiriye ko ibyo ntanzemo hano bikoranye umutima mwiza n'ubuhanga mfite uko mbishoboye kose, kandi bikoranye umutima mwiza. Niba ntabikoze gutyo nzahamwe n'amategeko. Okay, sawa. Abari dongo rero abafatanyije nawe Dr. Etienne Ntezimana, forensic pathology, ibintu bijyanye n'indwara zandura. Dr. Innocent Nkurunziza, clinical legal medicine. Noneho Mr. Nkurunziza Alphonse, forensic medicine support officer, we no mukozi. Dr. Valens Higiro, division manager forensic medicine, nawe uyiyobora. Bavandimwe, dore uko abantu babagambanira bigenza. Iyi autopsy ntahandi wayibona uretse twebwe tuba twarayishakije. Ndasoreza rero itangazo. Murazi ko nyuma hakozwe itangazo, niyo mpamvu
ba sipi babibazwa ku itariki ya 17 z'ukwa Gashyantare 2020 ibiro by'umuvugizi wa polisi byasohoye itangazo turikanga twese, nanjye ndakubabwiza ukuri, reka wenda mbabwire, nari ntegereje, njye nabyibuka neza, nari ntegereje ko famiye yanjye ingeraho aho naho rwose, ndi gushaka utwangombwa kugira ngo baze gusanga nite. Ndabyibuka ahantu nageze, numvise itangazo ndatitira, guhagarara biranga, kwicara biranga, kugenda biranga, numva mbaye nk'ukubiswe n'inkuba rwose. Ndagira ngo mbabwize uko numva umujinya ntashobora gusobanura aho uvuye unjemo. Ndabona nkora iki, Kizito Mihigo kuko arapfuye? Ni ukuri nagize pararize. Kandi Kizito Mihigo nari muzi, twararirimbanye, twajyaga duhurira muri za 2002, 2001, 2000, tugahurira muri Centre Christus, Centre Culturel Franco-Rwandais itarasenyuka, hari hejuru hano, yari hano hafi na rompo yo mu mujyi, hejuru ya Sainte Famille, tukajya kuririmba curanga gerate rwose, ubona ari umuntu uzi ibintu cyane. Noneho nyuma nkajya dukominikana mu bijyanye n'ubuhanzi, kubera ko nyine mbere yuko ajya kwiga kurangira ari umuhanzi, aho ntangiye kuyobora korali Kristo Umwami yo Kacyiru, nayibereye perezida, nyiteza n'imbere cyane. Aho ngaho niho twajyaga dukominikana, nari muzi rero. Ariko nyuma ntitwakomeje gukominikana cyane, ku buryo ntavuga ngo nari mfitanye relation nawe mu buryo budasanzwe. Ariko urupfu rwe rwankozeho, niwe muntu wa mbere ku isi urupfu rwe rwankozeho, ndarwumva kubera iri tangazo, rya tangazo nababwiye, kubera iri tangazo. Iri tangazo ndaryumvise ndahamwe mu rukeye kuva ngo mu rukeye rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11, Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiye muri sitasiyo ya polisi Remera yasanzwe yiyahuye arapfa. Yeba arapfa. Bavuze iryo jambo numva amahoro ndayabuze, guhagarara biranga, numva ngiye kwisobaho, kwinyaraho. Kizito Mihigo yari amaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bamukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka, bamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bwinjira amategeko n'amategeko na ruswa. Tariki ya 15 na 16 Gashyantare yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito Mihigo kwiyambura ubuzima. Hanyuma iperereza ryageze kuki CP Jean Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi. Nabyo nawe niyo mpamvu wakurikiye, kubera ko ubeshya, bari muzi ko mwamwishe, ariko mutangira guhimba ibitangazo by'abantu. Bavandimwe, kubera iki nkoze ikiganiro muri ubu buryo? Nkoze ikiganiro muri ubu buryo kuko hari amakuru atari yarigize asohoka ajyanye n'iyi poste mortem, donc ibijyanye na autopsie. Cyo ni kimwe, kugira ngo mubone uburyo inzego zitwa ko ari za leta zikoreshwa mu binyoma by'abicanyi. RIB ikoreshwa mu binyoma by'inkotanyi, forensic laboratory ikoreshwa mu kwiba ingingo no guhimba ama autopsie yo kujisifia cyangwa gusobanura ubwicanyi. Umuntu wese wishwe bahimba uburyo bamusanze, kandi forensic nayo ifite n'inshingano yo kurangiza abatarapfa. Nayo iki kigo kizabiryozwa. Kizito Mihigo rero muvandimwe wacu, muzarendo, ngiye nkwemera nk'umuzarendo, kuko umuzarendo ni umuntu udatinya, ushaka ko uburenganzira bw'abantu usubiramo. Ushobora guharanira ubutaka, ushobora guharanira uburenganzira, ushobora gukora, uri umuzarendo. Tugira ngo rero abazarendo, wowe wagiye mu ijuru, ubasabire barenge ikintu cyose kizitira umuntu, amateka mabi, ubwoko, inyungu runaka, baharanire gusubiza abanyarwanda agaciro kabo nk'uko babishaka. Kizito Mihigo turi kumwe, wateye abantu benshi urubyiruko, abakuru n'abakuvuga, nanjye wanteye kuvuga, kuko ndibuka maze kumva urupfu rwawe nakoze inyandiko ndende,
vuga nti abanyarwanda bari hanze barakora iki kugira ngo bishyire hamwe bisuganye batabara u Rwanda ko abanyarwanda bashize. Umuntu wishe Kizito Mihigo ninde atakwica, cyane cyane ko yabaririmbye yarabatatse bantare mwe iki imbimburira kubarusha, yakoze ibintu byose byo kurata inkotanyi, ariko nta munyuza nta munyurwa donc ntibanyurwa n'ibisimba n'ibikoko n'ibinyamaswa. Rero yakoze ibyo agomba gukora arabizira. Reka rero tumwibuke uyu munsi. Kumwibuka bivuga iki? Bivuga yuko umurage we tutagomba kwibagirwa. Kumwibuka bivuga iki? Bivuga ko tugomba gukora mu nganzo ye, tugaharanira ibyo yasize aharanira. Byanze bikuze inkotanyi zigomba kuzaryozwa aya maraso, byanze bikuze inkotanyi zigomba kubisa abanyarwanda mu nzira Kizito yashakaga cyangwa mu yindi nzira. We yari uwo amahoro. Ese amahoro kubera ko batayashaka, izindi nzira ni izihe? Izindi nzira ni intambara, ni imyigaragambyo, ni ukubigomekaho hanyuma tukabirukana. Ariko kubera ko tuzi ko atari ubutegetsi bw'abanyarwanda, niyo mpamvu busa n'ubwananiye abanyarwanda kubwigobotoraho, kubera ko ari umuzigo babikoreje ubarenze ubushobozi. Niyo mpamvu tugomba kwegera babashyizeho tukababwira tuti mudukureho karaga iriya shyano mwadushyizeho, uriya musaraba mwaduhekesheje unuka, nimudutware nimujyane turarushye. Ni ukubwira Amerika, ni ukubwira Ubwongereza, ni ukubwira Isirayeli ko niba babishyushyemo. Nyuma hazamo Ububirigi butwikoreza umuzigo. Ububirigi nabwo si imiseke igoroye, nibwo bwihutishije intambwe. Amerika, Ubwongereza, Ububirigi na Isirayeli, ariko cyane cyane Ubwongereza, Amerika, Ububirigi batwikoreje inkono ishyushye, batwikoreje toni y'ibibazo y'ububabare. Mu ngaruka rero ni urupfu rw'uyu muvandimwe. we yagombye kuba ari umutagatifu, n'abandi benshi bapfuye bazize inkotanyi. Reka rero nsoze twumva indirimbo yiwe igisobanuro nako umujinya mwiza. Ndizera ko indirimbo yemewe kuba twayiririmba twayitangaza. Reka twumve neza mu bimwe mu mpanuro yasize ahaye urubyiruko, ahaye abakuru n'abato, ahaye abazarendo, ni ukugira umujinya mwiza. Wa mujinya mwiza Generali Yakutumba yabwiraga abazarendo ati bazarendo twageze Minembwe, ntihagire umuntu ukora ku kintu cy'abaturage ba Minembwe, Abanyamurenge n'Abafurero n'abandi bantu bahatuye. Uzakora ku musivili azaba akoze kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abazarendo niko dutekereza. Uzakora ku munyarwanda ashaka kumugira nabi azaba akoze ku banyarwanda bose. Inkotanyi rero zarenze akarimbizo, nta kindi zishoboye uretse kwica. Tugombe tuzihagarike. Reka rero twumve ijambo cyangwa igitekerezo gikubiye mu ndirimbo y'umujinya mwiza ya Kizito Mihigo, kandi adusabire natwe tugire imbaraga zo kubana no gukora ibikwiye byose kugira ngo ikivi yatangiye tugisohoze. Ntabwo rero nasoza kuri itariki ya 17 abibuka ntuze yabo, abibuka sabukuru ku itariki ya 17, abazirikana urupfu rw'uyu muziranenge ku buryo bw'umwihariko bose twifatanyije nabo, kandi tubabwira tuti mukomere, nta joro ridacya.